igihe cyose ugifite icyo ukora uri kuri liste y'abantu ngomba kuvuga mpagaze ku maguru yanjye abiri sinzagusaba imbabazi kabonye uvuga ku gihe ko mu gihambiriwe mu isi kiba gihambiriwe ngo no mu ijuru sindi ukuntu nabyumvishe ariyo mpamvu bavuga ko ntashobora kubona ubugingo ndarahira Imana ihoraho kutari mu mpamvu zatuma mbura ubugingo mbaye mbukwiye ariko nta bazi musabye kugira n'ibyo umenya nabyo ni byiza kubaza nkuko ntakubaza ariko kukuvugaho nzakuvugaho nejo nabyuka nkuvugaho n'ibyavuzwe muri space zitandukanye n'impuguka nzaza nongere nkuvugeho. Reka mbasuze cyane inshuti bakundwa mwebwe mudukunda kandi mudukurikirana 5 kuri 5 mwebwe muherereye mu mpande zigiye zitandukanye z'isi by'umwihariko abakanze subscribe abakora like umunsi ku wundi abareba kuri buri kiganiro cyacu bagashyiraho comment. Reka tubashimire cyane muri abantu b'ingenzi aho tugeze ni mwebwe tuhakesha kubira iyo mpamvu ntabwo twabura kubashimira. Ndagira ngo mbasomere cyangwa se mbagezeho amakuru y'imvugo bwite y'umubishop witwa Rugagi ukomeje guhangana bikomeye cyane n'umunyamakuru witwa Mutesi Scovia aho uyu munsi tuvugana bifu ikomeje kuzamuka ikomeje gufata indi ntera. Ngira ngo mwagiye mukurikirana ibiganiro bimaze iminsi bicaracara ku YouTube channel atandukanye ndetse kandi no kuri YouTube channel yacu Bugingo TV1 ndumva hariho icyo twavuze mu masaha atambutse. Uyu mwanya rero umunyamakuru Mutesi Scovia yagize atya ahamagara rero aza guhurira na Bishop Rugagi mu biganiro cyangwa se mu kiganiro. Hanyuma uyu munyamakuru Mutesi Scovia mu byukuri ava mu ibyo bita akura mu nkogoto ahati bibazo uyu mu Bishop witwa Rugagi ariko mbere yuko tuza kubashyiriraho akajwi gato cyangwa se ijwi ritoya ry'aba bantu cyangwa ry'iki kiganiro ndumva nabanza nkabasomera cyane imvugo bwite ubusobanuro bwite bw'uyu Bishop Rugagi we icyo bwite yivugira ku bigendanye n'ibyo uyu munyamakuru Mutesi Scovia yamutangajeho. Reka twanzike kandi tugendane ngusabe gutangirana nanjye muri aya makuru ukaza kandi gusozanya nanjye. Ngende JP Ubugingo TV1 nibwo mugiye kubana twagiye. Uyu mugabo Bishop Rugagi mu magambo ubwe yitangarije ku gitangazamakuru cyitwa igihe.com yagize ati reka ndebe neza cyane. Umunyamakuru yashishimuye inkuru agira ati umuyobozi w'itorero Redeemed Gospel Church mu Rwanda Bishop Dr Rugagi Innocent numwe mu bari kuvugwa cyane muri iyi minsi nyuma yo kuvugwaho kugura imodoka ya miliyoni 280 ibyifungwa rya zimwe mu nsengero mu Rwanda kubwira umunyamakuru ko nta bugingo azabona n'ibindi. Uyu mugabo wamenyekanye cyane mu Rwanda kubera inyigisho ze yakunze kumvikana mu nkuru zitavugwaho rumwe bamwe bamushinja gushakira ubukire mu ibwirizwa butumwa ubuhanuzi bw'ibinyoma n'ibindi. Dr Rugagi yaganiriye n'iki gitangazamakuru igihe.com ava imuzi byinshi bimaze iminsi bimuvugwaho ndetse n'ahazaza hitorero ashinzwe mu Rwanda dore ko insengero zaryo zose zafunzwe mu nkubiri yo gufunga insengero zitujuje ibisabwa. Imodoka ya miliyoni 280 Bishop Rugagi yavuze ko ifungwa ry'insengero mu mwaka wa 2018 ryamusigiye isomo rikomeye ry'uko bakwiriye kwishakamo imbaraga bakubaka insengero zigezweho hirya no hino mu gihugu. Icyo gihe insengero bakoreshaga barazikodeshaga izindi zikaba zubatse mu buryo butajyanye n'igihe ari nacyo cyatumye zongera gufungwa uyu mwaka.
kugeza ubu Redeemed Gospel Church yatangiye mu Rwanda mu mwaka w'1992 nta rusengero na rumwe isigaranye aho abantu bashobora guteranira imbona nkubone. Nubwo Rugagi yizeza ko bafite ibibanza mu Bugesera, Ruhango ni Kigali aho bagiye kubaka insengero zijyanye n'icyerekezo. Nubwo nta rusengero rwujuje ibisabwa, Bishop Rugagi bimaze iminsi bivuga ko yaguze imodoka ya $280,000, hakibazwa uburyo ashobora kugura imodoka ifite ako gaciro nta rusengero agira. Ati ntabwo nayiguze $280,000, icyo ntabwo ari ukuri. Nayiguriye muri Canada, yari nshya kandi nyimaranye imyaka 4. Yakomeje agira ati icyo ahubwo akwiriye kumenya, nayishyuye mu mafaranga y'itorero. Ntabwo nishyuye mu mafaranga y'itorero. Bishop Rugagi yirinze kuvuga aho amafaranga yaguze iyo modoka yaturutse, gusa ashimangira ko afite ibindi akora bimwinjiriza nabyo bimutunze n'umuryango we. Ati kuva ntangiye umurimo w'Imana nta munsi n'umwe nari nafata habe n'igiceri cy'atanu kuri konti y'itorero ngo nyigurize. Na mbere yuko mba mu itorero hari ibyo nabashaga gukora ngo mbeho. Ntabwo natunze imodoka ari uko ngiye muri Redeemed, na mbere hose ntabwo nagendaga n'amaguru. Inyigisho z'ubuyobe n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Bishop Rugagi yavuze ko yashimishijwe n'icyemezo leta y'u Rwanda iherutse gufata cyo gufunga insengero namwe mu madini n'amatorero atubahiriza ibisabwa. Yavuze ko ari uburyo bwiza bwo guca akajagari kuko hari abari bamaze kwinjizamo inyigisho z'ubuyobe. Ati niba ushobora kubwira umwana w'u Rwanda ngo ntanywe amata, ntarye imboga, ntajye kwivuza, ntarebe ibendera, ubuyobe buruta ubwo ni ubuhe? Ntabwo ari ubwisanzure. Icyakora Rugagi nawe n'umwe mu bagiye batungwa agatoki ku nyigisho atanga. Urugero n'amashusho yagiye hanze mu mwaka w'2018 aho yasabaga abantu kuzana amafaranga yo gufasha umukene. Muri ayo mashusho yakwirakwijwe cyane hari aho Rugagi yagira ati buri wese ashyire amafaranga hano, zana amafaranga hano, ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, nta bukene buzakuzaho, urimo urajugunya ubukene bwawe hano. Ayo mafaranga amaze kuzuza inkangara, Bishop Rugagi yahaye umwe mu bantu bari bapfukamye imbere wari warasabye ubufasha. Bishop Rugagi yavuze ko imodoka ashinjwa kugura $280,000 atari byo. Yabajije umunyamakuru w'Igihe yabajije Rugagi niba byo atari ubuyobe kubwira abantu ko nibatanga amafaranga baraba bajugunye ubukene bwabo. Ati agaseke nafashe kabanje gufatwa na ba nyirako, abasabaga ubufasha, nyuma nanze ko abantu bazana akavuyo. Yakomeje agira ati naravuze nti umuntu ushaka gufasha umukene naze hano. Mvuga ko niba ushobora gufasha umukene nawe Imana izajugunya ubukene ku buzima bwawe. Uko niko ukuri kujugunya uko uri kujugunya ubukene hano niko Imana izajugunya ubukene kuko witaye ku mukene. Rugagi yavuze ko atumva impamvu amashusho yakwirakwijwe ari amasegonda make, nyamara ayo materaniro yari amaze amasaha arenga 8. Ati ni ikintu cyabayeho cyo kwangisha umuntu abantu no kwangisha abantu itorero. Ntabwo naba nshinzwe kuremera abatishoboye mu karere ka Nyarugenge ngo njye kwambura abatishoboye. Rugagi kandi amaze iminsi atavuga rumwe n'umunyamakuru Mutesi Scovia nyuma y'ikiganiro uwo munyamakuru yakoze agaragaza ko Rugagi afite urusengero i Muhanga rufatanye n'akabari. Ari nawe wavuze ko uyu mugabo yaguze imodoka ya $280,000.
hari amashusho yagiye hanze Bishop Rugagi avuga ko uwo munyamakuru nta bugingo buhoraho azabona ntadasaba imbabazi. Umunyamakuru w'Igihe yabajije Rugagi niba ibyo yavuze atari ubwishongozi mu gihe amadini yigisha ko ubugingo buhoraho butangwa n'Imana. Ati ntabwo dutanga ubugingo buhoraho, ariko ushobora kubuzwa ubugingo buhoraho bitewe n'icyo wakoze. Haranditse ngo ibyo muzahambira mu isi bizahambirwa mu ijuru. Ntabwo nigeze muciraho iteka, ariko naravuze ngo ansange. Kugura indege n'imihigo mu madini. Bishop Rugagi yavuze ko abona ko kugira ngo akavuyo gacike mu madini n'amatorero ndetse n'abantu bongera kuyagirira icyizere hakenewe ko habaho imihigo n'igenzura rihoraho. Yakomeje agira ati cyane rwose badushyire ku mihigo bituma ibikorwa biboneka gusumbya amagambo. Uze umbaze inshingano kuko ubu umuntu ashobora kuvuga ko amafaranga tubona tuyajyana. Yego. Uyu kandi Rugagi kandi yavuze ko byajya byoroha kumenya niba idini rigira uruhare mu iterambere ry'igihugu n'imibereho myiza y'abaturage, abatabikora bagakurikiranwa. Uyu mugabo kandi yabajijwe ku ndege yigeze kugura kuvuga ko azagura. Ni ubutumwa yatanze mu mwaka wa 2018 imbere y'abakristo be, avuga ko akubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruganda rwa Boeing kureba indege azagura. Uyu Dr. Rugagi yabwiye Igihe ko inzozi zo kugura indege atarazigeraho, ariko zigihari kandi bishoboka. Yakomeje agira ati indege ntabwo ari ikintu gikomeye kuko mfite inshuti zizifite zaje no kunsura mu Rwanda. Ni igikoresho cyorohereza umuntu mu rugendo. Nta jambo na rimwe rivugwa ngo rihere. Mu gihe cyose umuntu agihumeka aba ari umukandida w'ibyiza. Mu mwaka wa 2018 ubwo Bishop Rugagi yifotorezaga ku ndege akavuga ko azayigura, ubuhanuzi n'inyigisho bya Bishop Rugagi ntabwo bikunze kuvugwaho rumwe n'abantu bamukurikirana. Bene data, nshuti bavandimwe kandi mudukurikirana, ndetse mwebwe by'umwihariko mukunda buryo tubagezaho aya makuru yacu, ngira ngo murimo murumva ibingibi nibyo. Iki ni ikiganiro umunyamakuru w'igihe.com yagiranye n'uyu mugabo Bishop Rugagi. Ibi byose mwarimo mwumva nabasomeraga n'ibyo we ku giti cye yagiye yisobanurira cyangwa se yagiye agaragaza ahangaha kucyo uyu munyamakuru Umutesi Scovia yatangaje. Uyu munsi rero tuvugana hariho guhangana gukomeye cyane. Uyu Umutesi Scovia ndetse na Rugagi, ngira ngo nimuza gukurikirana mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye muri buze kubona ihangana rikomeye cyane ry'uburyo barimo baragenda baterana amagambo. Ariko by'umwihariko murabizi ko Umutesi Scovia ari mu kazi ke nk'umunyamakuru, hanyuma twagiye dukunda gutangarizwa cyangwa se guhabwa amabwiriza y'uko umuntu agomba gutangaza amakuru afitiye igihamya. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, nusabwe amakuru akemera kuyatanga, kuko kudatanga amakuru ni uburyo bwo guhisha ibimenyetso no kudashaka kugaragaza amanyanga yawe, nibwo buryo ufatwamo. None uyu mwanya ibyo maze kubasomera, uyu ni Bishop Rugagi ubwe ku giti cye wabyivugiye. We ku giti cye ni wabyivugiye, avuga iby'izo ndege, avuga iby'izo modoka. Mwumvishemo ko yemera yuko imodoka yayiguze, ko ayifite, ntabwo abihakana. Ariko nanone ntashaka gutangaza amafaranga yayiguze, kuko uyu Umutesi Scovia aravuga ko yaguzwe miliyoni 280. Hanyuma uyu nguyu Rugagi we
akavuga ati imodoka ndayifite ndetse nyimaranye n'imyaka 4 nayiguze muri Canada ariko kandi nanone inyamo ndagira ngo mbabwire ko uko byasa kose ibyari mu mabanga bizajya bigenda bishyirwa ku karubanda kandi n'ibyo abantu batekereza yuko bitazwi Imana irahari kugira ngo igende ibihishura ntabwo ari byiza na gake ntabwo byemewe na gato ko mu by'ukuri ushobora kwifata ukagura imodoka ya miliyoni zingana gutyo kabone nubwo zitagerayo ngo zigere muri izo za 200 ariko kuri ubu butaka bw'u Rwanda ushobora kubaka urusengero rwa miliyoni wenda 100 heruciriritse byakunda ugiye ukareba ahantu hari ubutaka budahenze cyane nk'iyo ngiyo mu ntara ikindi ukagura amabloke sima ukagira ute miliyoni 100 zakubaka urusengero rwiza kandi leta ikaza ikabishima ikavuga iti hano ni sava ariko kuba mu by'ukuri wagenda ugafata amafaranga aho waba warayakuye hose ntabwo byemewe rwose uri umushumba mbega kusanga umuntu agendera mu modoka zihenze gutyo agakora ibintu akaba mu etage akagira gute ugasanga afite abaturage ahora asaba amafaranga ariko mu by'ukuri akabasaba amafaranga nta nayo bagira bamwe ari abacanshuro naho baguca inshuro barahabuze bamwe ari abahinzi nabo bahingira barababuze bamwe ari abayedi naho bakora ikiyedi barakibuza ugasanga umuntu arirya kimara arabyuka mu gitondo ariko bukajya kwira atafite ibyiringiro by'uko mu by'ukuri no kurya ari burya akarya kuri Mana mfasha ariko warangiza ukagenda ukubaka imiturirwa ugahora mu ngendo za buri munsi wishyura amadege ayo mafaranga uba wumva yafasha abantu bangana iki rero nshuti bakundwa bavandimwe rwose ibi bintu bigomba guhinduka dukomeze dushimire leta yacu yahagurutse kavuga iti ibi bintu no turabyanze muzaduhorera aho ngaho babyeyi ibi bisambo n'aba bantu badafite indangagaciro zo kuzahura ubuzima bw'umuturarwanda ibyo bintu rwose muzaduhorera aho ngaho banyakubahwa JP hanyuma rero kakomeza gukurikirana Bugingo TV1 umunsi mwiza cyane ndabakunda.